Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro tera intambwe muhinzi ndiza yanashidikanya ko ukomeje kumererwa neza muri izi ntangiriro z'umwaka nkuko mubireba na amasaha meza y'ikiganiro tera intambwe muhinzi cyangwa se ishuri. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira kuki. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku nzu itunganyirizwamo umusaruro. Birumvikana umusaruro n'ubundi ukomoka ku buhinzi. Turi kuri NAEB tugiye kureba kuri iyo nzu itunganyirizwamo umusaruro mbere y'uko woherezwa hanze. Turasobanurirwa neza ibikorwa uko umusaruro wakirwa. Iyi nzu ikorerwamo iki, umusaruro utunganywa ute mbere yo kugira ngo ujye hanze. Ibyo byose n'ibindi bibazo turajya gusoza ikiganiro wabisobanukiwe. Nababwira ngo ikiganiro tera intambwe muhinzi ni ishuri nkuko bimenyereye, wafata agakayi wafata agakaramu kugira ngo udacikwa n'amasomo uyu munsi. Muraho neza. Amakuru y'imisha. Amakuru ni meza. Turatangira udusobanurira aha tugeze muri iyi nyubako. Ni inyubako ikorerwamo iki, muhakorerwa iki hano? Iyi ni inyubako ya Pack House, ni inyubako ishinzwe gutunganyirizwamo umusaruro ukomoka ku mboga n'imbuto byoherezwa mu mahanga. Ikaba ari yaratangiye mu mwaka w'ibihumbi 2017, ikaba igizwe n'aho dukorera, ameza dukoreraho, ikagirwa n'aho tubika umusaruro n'aho tubika ibikoresho. Uvuze ati inzu yatangiye iki gihe kiniki, ubundi ije gufasha iki, ije gukemura iki? Iyi nzu ije gukemura ikibazo cy'umusaruro wangirikaga biturutse ku buryo wafashwe nabi. Kubera umusaruro w'imboga n'imbuto usaba ubukonje buhagije. Nta bushobozi abohereza hanze imboga n'imbuto bari bafite bo kwiyubakira inyubako nk'iyi. Niyo mpamvu NAEB yubatse iyi nyubako kugira ngo ibafashe igabanya ryo kwangirika k'umusaruro ukomoka ku mboga n'imbuto. Mbere yo kugera mu nyubako twabonye uburyo n'abadukurikiye babibona, uburyo twambaye, uburyo tugaragara, umuntu ahindura imyenda. Kuza muri iyi nzu bifite uko icyo bisaba no kwitwararika. Ni ibiki umuntu yitwararika, ese agomba kuba ameze ate? Umuntu winjiramo hano mu nzu itunganyirizwamo umusaruro, ikintu cya mbere yitwararika ni isuku. Isuku ku myambaro, ari nayo mpamvu tubaha imyambaro mishyashya mwambara yambarwa muri Pack House imbere, ntabwo yambarwa hanze. Ikindi ni bafite inzira banyuramo itandukanye n'inzira inyuramo umusaruro. Inzira banyuramo bagomba gukaraba intoki n'isabune neza, hanyuma bakanashyiraho sanitizer kugira ngo aho baza gukora bataza kuhasiga mikorobe zikanduza umusaruro twohereza hanze. Hanyuma ku kijyanye n'umusaruro, umusaruro wakirwa hano ni umusaruro umeze ute, mukurikiza iki kugira ngo muwakire? Umusaruro uza hano ni umusaruro wahinzwe kandi ukanakurikiranwa na NAEB n'abagoronome babifitiye ubushobozi. Hanyuma igihe cya nyacyo cyeze bamaze kwemeza ko ugeze igihe cyo gusarurwa, bakawusarura bakawusarurira mu bikoresho byabugenewe, ibikoresho bya crate za plastic bikoze muri plastic. Hanyuma bawuzana mu modoka ipfundikiye inakonjesha, ikawukura ku murima ikawuzana hano kuri NAEB. Iyo uhageze turawakira. Mbere y'uko tuwemerera kwinjira tubanza kuwukorera igenzura. Igenzura dukora tuhera kuri kugenzura rya temperature uwo musaruro ufite. Ese uje ufite temperature ya kangahe? Tukareba uburwayi bifite n'udukoko, pest and disease. Hanyuma tukareba niba utarakuze cyane cyangwa se utaragera igihe cyo gusarurwa. Ahandi tureba ku ibara ryawo. Hanyuma tukareba niba nko ku miteja, tukareba niba nta seed zirimo imbere, kuko ibyo biba bigaragaza ko imiteja yabaye mibi. Iyo tumaze kureba tureba uburyo waje utwawe, niba utangiritse biturutse ku buryo watwawe. Tukareba niba nta taka cyangwa ivumbi winjiranye. Iyo tumaze kubireba dusanga byujuje ibisabwa, turawemera tukawakira tukawutwara muri cold room, mu cyumba gikonjesha. Iyo mu kuwakira, iyo twasanze temperature iri munsi ya 17, muri icyo cyumba gikonjesha dushyiramo kiba gifite indi mashini yitwa purikura imanura ubukonje ikabukura hejuru ya 17 igahita ibumanura ikabugeza kuri 12 mu gihe kitarenze iminota 30.
iyo uvuye muri iyo pre-cooling no muri iyo cold room uraza ukinjira aha hariho bawukorera, aho bawukorera ubuje ubundi uza uri mu makurete afite ibara ritandukanye n'irisanzwe iryo bakoresha, iribikwamo umusaruro wamaze gutunganywa. Barawakira hanyuma ukajya hariya muri bariya badamu bakatoranya bagashyira mu byiciro bitandukanye mu makarase yabyo bitewe n'umukiriya uko yabibasabye, hanyuma barangiza bagashyira muri packs bitewe nanone n'umukiriya. Tugira uburyo bwo kubifunga butandukanye, hari aho dukoresha udusashe tutangiriza ibidukikije, hari aho dukoresha panet nazo zitangiriza ibidukikije, hari n'aho dukoresha amabox. Ibyo byose bigaterwa n'uko umukiriya yatubwiye. Hanyuma iyo bivuye hariya muri bariya batoranya bakanashyira mu byiciro, biraza bikajya aha niho babifungira, barabipima kugira ngo barebe niba byujuje ibiro umukiriya yasabye. Hanyuma bamara kubipima bakabifunga, ariko aba bapima bakanafunga bareba niba muri babandi batoranyaga nta kintu bibeshyeho, barongera bagasubiramo bakareba niba nta muteja watambutse utujuje ibisabwa. Hanyuma iyo bamaze kubifunga babisubiza mu makureti y'imikara, noneho urabona ko asa n'imikara, bikajya muri cold room ijyamo ibyamaze gutunganywa. Tugategereza kugira ngo dukomeze dukore byuzuze ibikenewe n'umukiriya. Iyo byuzuye ibikenewe n'umukiriya turongera tukabisohora tukabishyira mu mabox, noneho tukabifunga kuri pallet, hanyuma tukabipakira imodoka ikonjesha ibitwara ku kibuga cy'indege. Ku kijyanye rero n'ubuziranenge bw'umusaruro uba waje hano, mupima umusaruro gute? Mupima umusaruro wose mubipima gute kugira ngo umenye bwa buziranenge niba bwuzuye koko? Ntabwo dupima umusaruro wose, kuko mu byo dukoresha dupima hari n'igihe natwe ubwacu twangiriza uwo musaruro. Dufatamo sample, representative sample, akenshi bitewe n'uko ungana ibiri hagati y'irobo n'inusu ku musaruro wose winjiye. Mumaze gupima mukabona wujuje ibyo bisabwa, iyo musanze umusaruro ibyo mwifuza atari byo ufite bigenda bite? Iyo dusanze umusaruro utujuje ibyo dusaba, uwo musaruro tuwusubizayo, ntabwo tuwemerera ko winjira, tuwusubizayo. Iyo wenda bwije cyane, waje bwije cyane ku buryo batabasha kuwusubiza aho bawukuye, icyo gihe turawubika, ariko tukawubika ahantu muri karantene, ahantu hatagera undi musaruro winjira muri pack house, mu kato. Yego. Uko umusaruro umaze kugera hano, ibyo byose mukora, tubwiye ko mushyira mu cyumba kigabanya bwa bushyuhe umusaruro kugira ngo ubushyuhe bugere ku gipimo mwifuza. Ese umusaruro uje ufite bya bipimo cyangwa bwa bushyuhe ntabwo ujya muri icyo cyumba? Iyo uje ufite bwa bushyuhe bwa bukonje dukeneye, uvuga ngo biri kuri 17, icyo gihe duhita tuwubika mu cyumba gikonjesha kugira ngo ugume kuri bwa bukonje. Icyo gihe ntabwo noneho dukoresha cya cyuma kiwumanura, ahubwo noneho dushyira muri cold room isanzwe ikabika ku bukonje runaka, bwa bukonje twari dukeneye. Ikijyanye n'umusaruro wakira, ese umusaruro wakirwa umuhinzi ashobora kutwumva ari mu bice bitandukanye, ari kure y'umujyi wa Kigali, akavuga se umusaruro uza hano bisaba iki? Nanjye wanjye nejeje nawizanira, bisaba iki kugira ngo umuhinzi azane wa musaruro we hano? Ubundi umuhinzi icyo asabwa, icya mbere ni ukugira ngo ahure n'umuntu wohereza cyangwa se asabe gukoresha iyi nyubako. Iyo afite umukiriya hanze yandikira NAEB ayisaba uburenganzira bwo gukoreramo hano, hanyuma icyo gihe akazajya atumenyesha igihe cyose afite umusaruro, tukamubwira akawuzana akawugeza hano muri NAEB. Bivuze ngo ntabwo ngewe nazana umusaruro wanjye numvisha bakora neza, ntabwo muhereza umusaruro hanze, mufasha abahinzi kohereza umusaruro hanze? Ni inyubako ikorerwamo abahinzi bashaka kohereza umusaruro hanze. Icyo gihe iyo yamaze kubona isoko aratwandikira akatubwira ko twabonye isoko, cyangwa akaza akadusobanurira ko yabonye isoko, hanyuma noneho ko asaba kugira ngo azajye akoresha iyo nyubako.
iyo amaze kubitubwira icyo gihe dutanga umukozi w'iyi nyubako nyine, umukozi wa Pack House akagenda akajya gusura uwo murima mbere y'uko atangira kohereza umusaruro, kuko hari igihe aba yarawuhinze ariko akawufata nabi ku buryo aramutse awuzanye hano ushobora kwanduza uwo abandi bashyizemo hano. Tubanza kumusura ku murima tukareba niba uwo musaruro we warafashwe neza koko utanarwaye, hanyuma iyo tumaze kumwemerera tukamubwira ati wakoresha inyubako, aratubwira ati uyu munsi ndibuze kuzana umusaruro nimugoroba, akawuzana tukawakira tukawukorera na bya bindi byose navuze haruguru. Ikijyanye n'ibyo iyi nyubako yakira, iyi nyubako yakira ibihe bihingwa? Tumenyereye ibyoherezwa hanze bitandukanye, yaba ikawa, icyayi, indabo. Iyi nyubako yakira uwuhe musaruro? Iyi nzu yakira imboga n'imbuto bikiri bibisi, imboga n'imbuto bikiri bibisi. Kuri ubu ibyo dukunda kwakira cyane twohereza hanze hari imiteja, urusenda, avoka n'amatunda. Urebye nibyo twohereza hanze cyane. Umukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, tukiri kubana kuri uyu munota ndetse nashidikanya ko amatsiko dutangiranye ari kugenda ashira. Kuri uyu munsi turi mu nyubako cyangwa se Pack House. Ni inyubako yifashishwa mu gutunganya umusaruro ndetse no kuwubika mu buryo butangirika, by'umwihariko akaba ari umusaruro w'imboga n'imbuto. Kuri uyu munsi rero twagezemo muri iyi nyubako hakorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo abatunganya umusaruro, hari kureba umusaruro niba wujuje ubuziranenge, kuwutunganya neza, kuwupakinga cyangwa se kuwushyira muri ambaraje, kuwupakira kugira ngo nujya ku isoko ugende wujuje ibipimo ndetse ari n'umusaruro ugaragara neza. Nk'uko mubibona imiteja imeze neza, uri n'umuntu ugira inzara ushobora kuyitangira kuyirya ikiri mibisi, ariko si cyo twigeza. Kuri uyu munsi rero nicyo turi kuganiraho. Ese kuba iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa byose bitandukanye, iyi nyubako imariye iki abahinzi? Ibafasha iki? Ese hari umusanzu yaje gutanga ku bahinzi, by'umwihariko abahinzi bahinga imboga n'imbuto? Dusabwa ni kimwe no kutava imbere ya televiziyo yawe kugira ngo dukomeze tubane. Tujya twumva umusaruro w'abahinzi cyane cyane imboga n'izo mbuto ni ibintu bitabikika igihe kinini cyangwa byangirika mu gihe gitoya, bisaba kwitwararika ukabyitaho neza. Ukurikije icyo kibazo abahinzi bakunda guhura nacyo n'ino nzu, hari icyo yakemuye? Ese yafashe icyo abahinzi koko? Ubusanzwe mbere uramutse urebye udakoresheje iyi nyubako, umusaruro w'imboga cyane cyane imboga ushobora kumara igihe kitarenze amasaha 24 utaratangira kwangirika, tugendeye ku byo abakiriya bo hanze badusaba. Ariko iyo twakoresheje iyi nyubako, uwo musaruro uragenda ukagera ku minsi 7. Urumva ko ntabwo wangirika iminsi 7 ukiri muzima, kandi byaba birengeje iyo minsi 7 byajya ku isoko, iri soko risanzwe ryo mu gihugu imbere bitarangirika. Ikindi ni uko iyi nyubako cyangwa se za koridoro ziri muri iyi nyubako zituma zigabanya ugutakara kw'ibiro. Ubundi imboga n'imbuto bigira ugutakara kw'ibiro biturutse ku mazi yabyo agenda, ibyo bita water loss, gukamuka. Imboga n'imbuto zirakamuka cyane cyane nk'urusenda rutakaza nka 30% by'ibiro byabyo. Mu gihe rero ziri muri iyi nyubako ibyo biro ntabwo bitakara. Uvuga mu gihe wazanye toni yawe, bya biro 300 ntabwo biri buze kugenda, ya toni zasigara ari toni washyize muri cold room. Bivuze ngo tujya twumva nk'umuntu abahinzi ugasanga yabitse nk'ibiro 500 by'urusenda, ariko uko yego biri muri cold room ntabwo zora kwangirika, ariko kwa kundi bibitse biratakaza y'amazi, bikaba ibiro bishobora kugabanuka ibiro runaka. Bivuze ko iyi nyubako nta biro bishobora kugabanuka ku musaruro? Ntabwo bigabanuka kuko izi cold room zifite ikoranabuhanga rijyanye na byitwa ngo ni forced air cooling. Ni ukuvuga ngo uwo muyaga ugenda ni ubukonje ariko buba bugenda mu muyaga. Uwo muyaga n'ubwo bukonje rero bituma y'amazi yari ari muri cya gihingwa adakamuka ngo avemo. Nta gutakara ko biturutse gukamuka tugira hano muri iyi nzu. Abahinzi cyane cyane ubutumwa mugira abahinzi cyangwa inama mubagira, ubutumwa mubagenera,
ni ubuhe kugira ngo wa musaruro koko ugera hano ugifite bwa buziranenge cyangwa bwa bwiza? Inama mugira abahinzi ni izihe? Icyo tubasaba, turamutse tugendeye uko mu minsi yagiye ishira dukorana nabo, twabasaba kugira ngo mu gihe bakimara gusarura uyu musaruro ukomoka ku mboga n'imbuto bawushyira ahantu mu gicucu hatari ku zuba, ko iyo bawushyize ku zuba akenshi ibiro bihita bitangira gutakara hahandi. Noneho wenda akabavuga nyir'umusaruro, umuhinzi akavuga ati nari mfite ibiro 100, ariko twajya kureba tugiye gupakira cyangwa bawugejeje hano bagasanga ni ibiro 80 cyangwa se ibiro 90. Hari ukuwufata neza. Ikindi ni ukwita ku murima, kwita ku mboga n'imbuto bikiri mu murima, ko iyo batabyitayeho cyane bituma batakaza bigendeye ku burwayi, ku burwayi n'ibyonnyi, pest and disease. Iyo umurima udafashwe neza, udasasiwe, utabagaye, udatewe umuti, icyo gihe biraza bikagera hano, ariko tugasanga bifite bya burwayi bikomoka kuri pest and disease, noneho ntituwemerere ko winjira cyangwa ntituwemerere kujya hanze. Ikindi twasaba abahinzi ni ugushyiraho intera hagati yo gusarura no gutera umuti, kubera umuti nawo ubwawo uba ari ikibazo ku muntu wawuriye. Noneho hari igihe bajya kuwuzana ukabona umusaruro uriho wa muti bateye, kandi umuntu aramutse awukoresheje cyangwa ari izo mboga cyangwa imbuto bishobora kumutera uburwayi. Icyo tubasaba ni uko bashyiraho intera hagati y'igihe basaruriye n'igihe batereye umuti. Ku bundi buri muti uterwa uba wanditseho igihe ugomba kumara ku gihingwa. Bakareba rero iyo pre-harvest interval ibigaragaza niba ari iminsi 7 cyangwa iminsi 8. Bakakubwira ati usabwe agahagarika gutera umuti ibyumweru 2 cyangwa se ukwezi mbere y'uko asarura umusaruro woherezwa hanze. Ukurikije uko umusaruro hanze w'u Rwanda iyo ugeze ku masoko mpuzamahanga wahurira n'indi, umusaruro w'u Rwanda uko ubu ngubu uhagaze ute? Umusaruro w'u Rwanda cyane cyane wakorewe muri iyi nyubako uhagaze neza. Kugeza ubu amakuru tubwirwa n'abakiriya batubwira ko umusaruro wacu ari mwiza. Ikindi kibitwereka ni uburyo bigenda bizamuka. Urumva ku byo twoherezaga uko iminsi igenda ishira bagenda bazamura oda baduha. Aho twageze tugasanga hari abandi basanzwe boherezayo imboga n'imbuto, twagezeyo bakunda imboga n'imbuto zacu cyane. Akaba ari nayo mpamvu amasoko ari kugenda yaguka. Ngira ngo mu minsi yashize hari habonetse isoko rya Dubai rya Carrefour ryiyongera kuyo twari dusanganwe. Dusanzwe tujya mu Bufaransa, dusanzwe tujya mu Bwongereza. Ubwongereza byariyongereye, bikaba bituruka ku uburyo twagiye dufata neza umusaruro twaboherezaga, byagiye bituma baduha amakomande menshi cyane. Kugira ngo umusaruro ucuruzwe neza unagereye ku masoko wishimirwe ndetse ugifite na bwa buziranenge, hari uburyo upfunyitse cyangwa se packaging mu ndimi z'amahanga, uburyo wa musaruro upfunyitse. Kuri ubu byo mubikora mute? Bikorwa nanjye, ni mwebwe mubikora mute? Packaging material ntabwo ari twe tuzikora, ariko zikorerwa mu Rwanda, kandi abantu bazikora bakurikiza inama twabagiriye. Wenda ngira ngo murabona hariya hari amakarito, ariya makarito akorerwa n'uruganda rwitwa Jabari igakorera hariya muri Special Economic Zone, ni made in Rwanda. Kuri ubu ngubu ibyo tudafite, packaging tudafite ni izikomoka kuri plastic. Akenshi dukunda kuzitumiza hanze, ariko zikaza ari zitangiriza ibidukikije, ziri recycle. Amakuru dushyira kuri packaging yayo, kuri ambaraje, atuma abakiriya babikunda, kuko tugaragaza amakuru ariho agaragaza uhereye ku murima, byahinzwe nande,
byafungiwe he, bifungwa ryari, bifungwa nande, byahagurutse ryari, ayo niyo twita amatresi code. Buri byose twohereje umuntu iyo agiye kugura abazi ngo iyo ashatse kureba aho byaturutse aravuga ngo tresi code yanyira ahagana he, hanyuma tukamenya ahantu umurima w'umuntu wabihinze, ku buryo binatandukanya n'ibyagiye bituruka mu bindi bihugu wenda bitanafashwe neza. Batubwira ibiro umusaruro ukenerwa hanze cyangwa n'ibyoherezwa hanze ugenda wiyongera biturutse kuri kwa kwitabwaho neza. Ntabwo byaba byari byarenga ubushobozi bw'inyubako se, umusaruro wose mushobora kuwakira, bihagaze bite? Kuri ubu umusaruro ugenda wose tubasha kuwakira uko amasoko agenda yiyongera. Tuba dukeneye abandi bantu bahinga, tuba dukeneye undi musaruro uturuka ku murima nawo wiyongera. Iyi nyubako uko ihagaze ubu bigendeye n'uko dukora mu mashifiti mu byiciro bitandukanye, turakora amanywa nijoro, turakora iminsi yose. Kuri ubu ngubu nta kibazo, ntabwo inyubako irarengerwa n'umusaruro twohereza hanze. Kuri ubu ngubu ugenda turacyabasha kuwakira, wenda mu bihe biri imbere ntibizamuka cyane nibwo byaturenga, ariko kuri ubu duhagaze neza. Yego, murakoze cyane, reka tubashimire. Yego, murakoze. Umukunzi wa televiziyo y'u Rwanda, by'umwihariko umukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, twabanye kuva ku munota wa mbere kugera aya masaha, ndizera nashidikanya ko amatsiko wari ufite yashize. Kuri uyu munsi twari kuri NAEB mu nyubako yifashishwa mu gutunganya, akaba ari inyubako yakira umusaruro ikanawutunganya ndetse ikanawubika ku buryo bwiza mbere yo koherezwa hanze, cyangwa se icyo bita packing house. Twasobanuriwe neza uko inzu ikora, kuva aho umusaruro winjirira muri ino nyubako ugapimwa, ukareba ko wujuje ibisabwa byose cyangwa se ufite bwa buziranenge, uburyo ukurikiranwa, uburyo upakingwa bitewe n'ibyo umukiriya yifuza. Rero iyo umusaruro umaze gutunganywa nk'uko twabibonye muri aya makurete wamaze gutunganywa, iyo ugiye kujya hanze ugenda mu makarito ameze gutya. Ikiganiro cy'umunsi nicyo twagarutseho, twasobanukiwe neza imikorere y'ino nzu, akaba ari inzu yifashishwa mu gutunganya umusaruro by'umwihariko imboga n'imbuto. Bisobanurirwa neza uko bikorwa, uko ukurikiranwa kugira ngo ugere hanze wujuje bwa buziranenge. Nahawe rero w'umuhinzi kugira ngo umusaruro wawe ugere hano cyangwa umusaruro wakirwa ku isoko mpuzamahanga, ni uko uwitaho, ukawukorera neza, ugasasira neza imyaka yawe, ugaterera imiti igihe, ugakurikiza ibyo badusobanuriye byose kugira ngo umusaruro uba ufite ubuziranenge, nawe nugera ku isoko koko azagusiga inote nk'uko tubyifuza. Ikiganiro cy'umunsi nicyo twagarutseho, reka ngushimire twabanye, naho ubutaha umunsi nk'uyu ariko nk'uko njya mbikubwira ni ukuzaza kare kugira ngo tuzaza ugasanga turi gusezera. Bye bye, ukomeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe, Televiziyo Rwanda.